evening, everyone. mwese I'm happy to see all of you once again. nishimiye kongera kubona namwe nanone. Even this evening, I believe that God will bless us with His word. Nimugoroba ningiye ko Imana iza kuduha umugisha mu ijambo ryayo. Okay, let us pray so that we can start the evening fellowship. dusenge rero dutangire iteraniro ry'umugoroba. Heavenly Father, we thank you. Data wo mu ijuru turagushimiye. You have given us this beautiful evening. waduhaye umugoroba mwiza. I believe that you want to speak to us through this time. ndizera ko ushaka kuvugana natwe binyuze muri aka kanya. Father, that there is the word of God, also the word of man. data ni ijambo ry'Imana akaba n'ijambo ry'umuntu. The word of God is different from the word of man. ijambo ry'Imana ritandukanye n'ijambo ry'umuntu. Because in your word there is the power to fulfill. kubera ko mu ijambo ryawe harimo imbaraga zo gusohoza. But the word of man is different. ariko ijambo ry'umuntu ryo siko rimeze. Even if we speak one word, even if we speak a word, but we have to add the works. nubwo twagira ijambo tuvuga dusabwa kongeraho ibikorwa byacu. That's why, Father, we believe in your word. niyo mpamvu twizeye ijambo ryawe. And your word works. kandi ijambo ryawe rirakora. Even this evening, I believe that your word will powerfully work. nimugoroba nabwo ndizera ko ijambo ryawe riri gukora imbaraga I nyinshi. pray everything in the name of Jesus. dusenze neza byose mu izina rya Yesu. Amen. amen. Okay, this evening, let us open to the book of Ruth. kuri mugoroba reka tubure mu gitabo cya Rusi. Book of Ruth, chapter 1, from verse 15 through 22. Rusi igice cya mbere umurongo wa 15 kugeza ku 22. Book of Ruth, chapter 1, from verse 15 through 22. Rusi igice cya mbere umurongo wa 15 kugeza ku 22. Okay, let me read. kamasome. And she said, "Look, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. Return after your sister-in-law." nawe baravuga ati dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku mana ye nawe usubireyo ukurikire mukamugabo wanyu. But Ruth said, "Entreat me not to leave you or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go. And wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God my God." Rusi aramusubiza ati winyinginga gusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira kuko aho uzajya ariho nzajya kandi aho uzarara ariho nzarara ubwoko bwanjye buza ubwoko bwanjye imana yawe niza imana yanjye. Where you die, I will die, and there will I be buried. The Lord do so to me, that and more also, if anything but death parts you and me. aho uzaba niho nzagwa abahampambe nihagira ikizatandukanya nawe atari urupfu uwiteka azabimpore ndetse bikabije. When she saw that she was determined to go with her, she stopped speaking to her. abonye yuko maramaje kugenda nawe arorera kubimubwira. Now the two of them went until they came to Bethlehem, and it happened, when they had come to Bethlehem, that all the city was excited because of them. And the women said, "Is this Naomi?" nuko bombi barajyana bagera i Betelehemu. bagezeyo aho mu mudugudu bose bahagarikwa imitima nabo abagore barabazanya bati uyu ni Naomi se? But she said to them, "Do not call me Naomi, call me Mara, for the Almighty has dwelt very bitterly with me." arabasubiza ati ntimukanyite Naomi ahubwo mujye munyita Mara kuko Uwiteka yangiriye ibisharira cyane. I went out full, and the Lord has brought me home again empty. Why do you call me Naomi? Since the Lord has testified against me, and the Almighty has afflicted me. navuye ino nuzuye Uwiteka angaruye iwacu narereye munyitira iki Naomi ubwo Uwiteka yanshinje isumba byose ishobora byose yambabaje. So Naomi returned, and Ruth the Moabitess, her daughter-in-law, with her, who returned from the country of Moab. Now they came to Bethlehem at the beginning of the barley harvest. nuko nawe agarukana na Rusi Umumowabukazi mukaza nawe baturutse mu gihugu cy'Imowabu bagera i Betelehemu batangiye gusarura sayiri. Dear viewers, I want to start this session with one question. nshuti mukurikiye ndashaka gutangiza icyigisho mbabaza ikibazo. What kind of Jesus do you believe? ese ni Yesu uwuhe wizera? So you may think that, the question is very weird. ushobora gutekereza ko icyo ari ikibazo kidasanzwe. But you see that the Jesus in the Bible and the Jesus in the thought of people, these two Jesuses are totally different. ariko Yesu uri muri Bibiliya ndetse na Yesu wo mu bitekerezo by'abantu abo bombi baratandukanye cyane. Even I can give you the one example from the Bible.
ushobora no kuba urugero rwo muri bibiliya. One day, Jesus he visited his hometown and he preached the word. Umunsi umwe Yesu yasuye iwabo ku ivuko abwirizaho ijambo. You know, there are so many people are gathered and they listen to the word. Harakoraniye abantu benshi cyane baraza bumva ijambo ry'Imana. And when they listened to the word of Jesus, they were all astonished. Ubwumvaga ijambo rya Yesu bose baratangaye. They marveled at the teachings of Jesus Christ. Batangariye cyane inyigisho za Yesu Kristo. Wow, who is this man? Barabaza bati ese ni muntu ki? His teaching is amazing. Inyigisho ze zirahebuje. So, in the beginning, they considered Jesus as the great man and the Son of God. Bigitangira bafataga Yesu nk'umuntu ukomeye cyane nk'umwana w'Imana uhambaye. However, the one thought all of a sudden came to their mind. Ariko mu buryo butunguranye igitekerezo cyaje muri bo. Who is this man? Bari baza bati ese ni muntu ki? He is the son of the Joseph. Uyu ni umuhungu wa Yosefu. Who is Joseph? Yosefu we ninde? Don't you know that Joseph, who is the carpenter? Bati ese Yosefu ni umuzi w'umubaji. The Jesus is the son of a carpenter. Nubwo Yesu ni umwana w'umubaji. His mom is the Mary. Nyina yitwa Mariya. Hey, he's the son of a carpenter. Umwana w'umubaji. I guess that he just copied these lectures from somebody. Ushobora kuba izi nyigisho umuntu yazikopeyeho. Now, it was the same Jesus. Yesu yari umwe. However, according to the position of the heart of the people, ariko bitewe n'aho imitima y'abantu yari iri, some people they counted Jesus as just the son of a carpenter. abantu bamwe bafataga Yesu gusa nk'umwana w'umubaji. You see, the people who counted Jesus as the Messiah, as the Son of God, abafataga Yesu nka Mesiya umwana w'Imana. even in John chapter 4, the story of a Samaritan woman, no muri Yohana igice cya 4 inkuru y'umusamariyakazi, we can clearly see the different the stages of the Jesus Christ in the heart of a Samaritan woman. dushobora kubona inzego zitandukanye za Yesu ko yafatwaga mu mutima w'umusamariyakazi. In the very beginning, this woman, she just considered Jesus as a Jew. mbere na mbere bigitangira umugore afataga Yesu nk'umuyuda. And the second stage, the one who is greater than Jacob. nuko nyuma yaza kumufata nk'umuntu ukomeye kuruta Yakobo. And the third stage, he considered him as the prophet. nuko ku ntera ya gatatu aza kumufata nk'umuhanuzi. Then lastly, Jesus spoke to her that I am he, I am the Messiah. amaherezo Yesu aza kumubwira ati njyewe muvugana ni Mesiya. That's why I was asking you this question that what kind of Jesus do you believe in your heart? cyatumye mubaza ikibazo ndetse ni Yesu we wizera mu mutima wawe. I have met so many people in Rwanda. nawe n'abantu benshi mu Rwanda. And I did this, the Bible fellowship and spiritual fellowship. nuko tugirana ikiganiro cy'Bibiliya ku by'umwuka. Those who attend the church, those who go to the church, everybody knows that Jesus. abantu basenga bajya mu rusengero bose babazi Yesu. Everybody says that, Jesus is my Savior. buri wese bavuga ati Yesu ni umukiza wanjye. He's the Son of God. umwana w'Imana. But very funny thing is, even though they said they believe in Jesus, but they still remain in sin. gusa igitangaje ni uko nubwo bavuga ko bizera Yesu ariko bakomeza They kuba mu still cyaha. had the condemnation in their heart. bakomeza kuba biciraho iteka mu mitima yabo. I was asking myself, what kind of Jesus they believe? naribazaga ndetse ni Yesu we bizera. Suppose that you are very much hungry and you eat the food, you must be satisfied. twibaza wenda ko ushonje cyane ukarya ibyo kurya ugomba guhaga. You are sick and you take a medicine and you must be healed. wari urwaye ufata imiti ugomba kuba wakize. But before people believe in Jesus, they were sinners. ariko abantu mbere yo kwizera Yesu bahoze ari abanyabyaha. Even after they believe in Jesus, they still sinners. na nyuma yo kwizera Yesu bakomeza kuba abanyabyaha. And what kind of Jesus do people believe? uwo ni Yesu bwoko ki abantu bizera. That's why I was asking this question. What kind of Jesus do you believe? cyatumye nibaza ikibazo ndetse ni Yesu we wizeye. Do you believe in Jesus who is the Messiah, who is the Christ? si wizera Yesu ari we Mesiya ari we Kristo. Or you believe that Jesus as the just son of a carpenter? cyangwa wizera Yesu gusa ari we mwana w'umubaji. So this is a very much important question. iki ni ikibazo cy'ingenzi cyane. I really hope that that you consider the word of God as the final judgment. ni iryo ko ijambo ry'Imana warigira umwanzuro wa nyuma. Don't just take this word of God as advice. iri jambo ry'Imana ntukarifate gusa nk'inama ugirwa. People who take the word of God as an advice, abafatira ijambo ry'Imana nk'inama. they just listen to the word, bumva ijambo gusa. they just check what is written in the Bible, bakagenzura icyanditse muri Bibiliya. and then they say that, okay, so it is understandable, okay, let me accept it. bakavuga ati sawa birumvikana reka byemere. But this word is not acceptable. bakavuga ati iri jambo ntiryemerwa. This word does not make sense. iri jambo rwose ntirifite ishingiro. So I cannot accept this. iri sinshobora kuryemera. I want to tell you one verse in the Bible.
hari icyanditswe kimwe cy'umuntu Bibiliya nshaka kubabwira. The Bible says Biravuga ngo the human heart is only evil continually. umutima w'umuntu ni mubi gusa kugeza iteka. Are you able to accept this word? Ese iri jambo ubasha kuryakira? Do you think that your heart is only evil continually, or you have both good and evil? Se utekereza ko umutima wawe ari mubi gusa cyangwa se ufitemo icyiza n'ikibi? So many people they think that I have both good and evil in my heart. Abantu benshi baribwira ati ntunze ibyiza ndetse n'ibibi byombi mu mutima wanjye. Okay, also in John chapter 8 verse 44, muri Yohana igice cy'umunani mirongo irindwi na kane, Jesus said that you are of your father devil. Yesu yaravuze ngo mukomoka kuri so Satani. Whenever I read this verse to the people, the people are shocked. Buri ko nsomera iki cyanditswe baratangara. Are you serious? Ati urakomeje? I think you are joking with me. Atekereza kuri gutera urwenya. You see that I am the son of God. Umwana w'Imana. How come you said that I'm the son of Satan? Mbwirute ko ndi umwana wa Satani. But this is not what I said. Ariko ibyo si byo bivuga. This is what Jesus said. Ibyo ni Yesu bivuga. There are so many verses in the Bible which are not understandable and which are not acceptable. Hari ibyanditswe byinshi muri Bibiliya bitumvikana bitakwemerwa. But now, how do you consider this word of God in your heart? Ariko si ijambo ry'Imana rifata ute mu mutima wawe. You see that Moses, right? Urabona Mose? You know Moses, when he was leading the Israelites, at that time he was 80 years old. Ubwo Mose yayoboraga Abisirayeli yari afite imyaka 80. He said, in the beginning he was rejecting the guidance of God. Bigitangira yari umuyobozi bw'Imana. He said that, oh, I am too old to do this work. Aravuga ati ndashaje cyane sinakora imirimo. Even that I am slow of speech. Sinzi no kuvuga neza. I'm not eloquent. Sindi ntoza. Please send another one. Ndagusabye tuma undi muntu. The Moses, he thought that he was too old. Mose yatekerezaga ko ashaje cyane. Yeah, maybe that he was called the grandpa. Nibyo kuko hari yitwaga umusaza. Now, among the Israelites, Bisirayeli, there are some people who took the word of Moses as the word of the servant of God. hari abantu bafataga ijambo rya Mose nk'ijambo ry'umugaragu w'Imana. And they received the blessings, they received the grace of God. Nuko bakakira imigisha bakakira ubuntu bw'Imana. But some people who just took the word of Moses as the word of grandpa. Ariko hari abantu bafite ijambo rya Mose nk'ijambo ry'umusaza. Hey, Moses, he does not know anything about the God. Ati Mose rwose ntacyo azi ku Mana. I think that I know more than him. Ndibaza ko nzi byinshi kumurusha. People who took the word of Moses as the word of grandpa, Abafataga ijambo rya Mose nk'ijambo ry'umusaza. they had no choice but to reject the word of Moses. Nta mahitamo bari bafite usibye kwanga ijambo rya Mose. Dear viewers, Nshuti mukurikiye, how do you count the word of God? ese ijambo ry'Imana murifata ute? Many people, they just count the word of God as a good lesson, good message. Abantu ijambo ry'Imana barifata gusa nk'ubutumwa bwiza cyangwa se nk'inama nziza. But the word of God, it can bring you the true life. Nyamara ijambo ry'Imana rishobora guhesha ubugingo bw'ukuri. I want us to read one verse, Ndashaka ko dusoma icyanditswe kimwe. 1 Thessalonians, Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye ab'i Tesalonike, chapter 2, verse 13. ibice bibiri umurongo wa 13. 1 Thessalonians, chapter 2, verse 13. Abatesalonike ba mbere ibice bibiri umurongo wa 3. For this reason, we also thank God without ceasing, because when you received the word of God, which you heard from us, you welcomed it, not as the word of man, but as it is in truth, to the word of God, which also effectively works in you who believe. Icyo dushimira Imana ubudasiba nuko ubwo twabahaga ijambo ry'ubutumwa bwiza ari ryo jambo ry'Imana mutaryemeye nk'aho ari ijambo ry'abantu, ahubwo mwaryemeye nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko kandi rigakorera no muri mwe abizera. Now these Thessalonians, they were blessed so much. Why? Ab'i Tesalonike bahawe umugisha mwinshi kubera iki? It is because when they listened to the word of Apostle Paul, Impamvu nuko bumvaga ijambo ry'intumwa Pawulo, they did not just take the word of Apostle Paul as a word of man, ijambo ry'intumwa Pawulo ntabwo barifashe gusa nk'ijambo ry'abantu, they took it as the word of God. barifashe nk'ijambo ry'Imana. Which means they believe in this word as the word of God. Mu yandi magambo bizera ijambo nk'ijambo ry'Imana. Therefore, in that faith, God works effectively. Nuko Imana ikorana n'imbaraga nyinshi muri uko kwizera. This is what Bible said. Iki nicyo Bibiliya yavuze. Today I read this is the book of Ruth. Uyu munsi nasomye no mu gitabo cya Rusi. Now we can see that Naomi.
ubu dushobora kubona Naomi. Yes, of course, God interfered with Naomi. Bivugana ko Imana yakumye Naomi mu nkokora. And Naomi, she changed her heart. Naomi ahindura umutima we. In the beginning, she followed her thought. Bigitangira kurikiraga ibitekerezo bye. But after she realized how wrong she was, Ariko amaze kumenya uburyo yibeshye. now she humbled down her heart, Yacishije umufu umutima we. and she was able to listen to the word of God. Nuko abasha kumva ijambo ry'Imana. Now she got to hear that God worked. God provided the people in the Bethlehem the bread, with the bread. Yaje kumva ko Imana yakoze ko yahaye muri Betelehemu imitsima. Now Naomi, she received this word of God in her heart. Naomi yakiriye ijambo ry'Imana mu mutima we. Now, from that moment, Naomi was not just Naomi. Ubwo Naomi ntiyakomeje kuba Naomi. Naomi became the Naomi with the word of God. Naomi yabaye Naomi ufite ijambo ry'Imana. Now we can see that two daughters-in-law, Ruth and Orpah. Ubu dushobora kubona abakazana babiri, umwe ni Rusi undi ni Orpa. Now, actually, these two Moabites, they were not able to talk to God or reach God by themselves. Abo Moabakazi ntibashobora kwegera Imana cyangwa se kuvugana nayo bonyine ku bwabo. Because, God has already restrained this, the Moabites, to join from joining this assembly of God. Kubera ko Imana yari yabuzanije ko Amowabu kwifatanya n'ikoraniro ry'Imana. So God does not allow these Moabites to join the assembly of God. Imana ntiyemereraga Amowabu kuba bajya mu ikoraniro ry'Imana. So only, the way for these two Moabitess women, to enter into the Bethlehem, it is through the Naomi. Uburyo bwashobokaga Amowabukazi bashobora kwinjira i Betelehemu ni igihe gusa binyuze kuri Naomi. So to Ruth and Orpah, only way of salvation, it was the Naomi. Rero Rusi na Orpa inzira y'agakiza bafite nta yindi ni Naomi gusa. So in the beginning, it seems that both of them, they followed Naomi. Bigitangira byasaga nk'aho bose bakurikira Naomi. But we can clearly see the difference between the Ruth and Orpah. Ariko dushobora kubona neza itandukaniro hagati ya Rusi ndetse na Orpa. To Orpah, Naomi was just like one of the alternative way. Naomi yafataga Orpa nk'indi nzira yindi gusa y'umugereka. So Orpah, also she had the way of the Naomi, but also she had another way. Orpa afite inzira ya Naomi ariko afite n'indi nzira yindi. She did not have only way of Naomi. Ntabwo afite inzira ya Naomi gusa. So Orpah, she had also her own way. Orpa ubwo afite n'indi nzira yindi ye bwite. So to Orpah, Naomi was not the only way. Rero kuri Orpa Naomi ntabwo ariyo nzira rukumbi yonyine. And eventually Orpah, she left Naomi. Byaranye amaherezo Orpa ataye Naomi. What about Ruth? Nawe se Rusi we. To Ruth, she did not have any other way except Naomi. Rusi na inzira yindi yari afite usibye Naomi. Only Naomi. Naomi gusa. So that's why the Ruth said, Niyo mpamvu Rusi yavuze ati. we go back to the book of Ruth. Reka dusubire mu gitabo cya Rusi. Now we go back to the book of Ruth, chapter 1, verse 15. Dusubire mu gitabo cya Rusi igice cya 15. And she said, look, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. Return after your sister-in-law. Aravuga ngo dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku Mana ye, nawe usubireyo ukurikire mukamugabo wanyu. But Ruth said, entreat me not to leave you or to turn back from following after you, for wherever you go, I will go, and wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God my God. Wherever you die, I will die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if anything but death parts you and me. Gusa aramusubiza ati yinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzagera niho nzajya kandi aho uzarara niho nzarara. Ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwanjye n'Imana yawe niza Imana yanjye. Now here we can see that in the heart of Ruth, she only had the Naomi. Dushobora kubona ko umutima wa Rusi yari afitemo Naomi wenyine gusa. She did not have any other way. Nta yindi nzira yindi yari afitemo. Dear viewers, how do you consider the word of God? Inshuti mukurikira, ese ijambo ry'Imana rifata ute? If you take the word of God as the life, iri jambo ry'Imana uramutse urifashe nk'ubugingo. If you take the word of God as a truth only, 100% truth, iri jambo ry'Imana uramutse urifashe nk'ukuri konyine gusa ijana ku ijana. whether it fits you or not,
ryaba rihuza nawe cyangwa se ridahuza nawe, whether it is understandable or not, ryaba ryumvikana cyangwa ritumvikana, you will be able to accept that word of God. iryo jambo ry'Imana uzabasha kuryemera, You will be able to receive the word of God in your heart. iryo jambo ry'Imana uzabasha kuryakira mu mutima wawe. You may put down your own judgment, Ushobora gushyira hasi imyanzuro yawe, and you will receive the judgment of God according to His word. ukakira imyanzuro y'Imana ijyanye n'ijambo ryayo. Now we can clearly see the difference between Orpah and Ruth. Ushobora kubona itandukaniro hagati ya Orupa ndetse na Rusi. During the first church, there were a lot of persecutions. Mu gihe cy'itorero rya mbere hariho akarengane kenshi, Because during the time they were colonized by the Rome, kubera ko icyo gihe Abisirayeli bari bakoronijwe n'Abaroma, especially the emperor, the Nero, he killed so many the Christians. by'umwihariko umwami w'abami Nero yishe abakristo benshi cyane. It is said that some Christians they became the human candle. Byagiye bivugwa ko abakristo benshi bagiye bakongezwa bagatwikwa. What does that mean, the human candle? Bivuze iki? Do you know the candle? Mwamuzi buji? You see that the long time ago when there was no light, people would use the candle to enlighten, right? Kera cyane ubwo nta muriro wabagaho, abantu bagiye bakoresha amabuji bacana. What does that mean, the human candle? None umuntu yacanaga nka buji ate? In the compound, the king, the king of Rome, he set the poles, wooden poles, Icyo gihe umwami w'Abaroma yajyaga ashinga inkingi mu mbuga, and those Christians who did not obey him, hanyuma abakristo batamwumviye tied these Christians akabahambira, and they put the oil nuko bakabamenaho amavuta, and then nuko put the fire all night long. bakabatwika bakabakongeza ijoro ryose. So many Christians who did not compromise with the worldly things, who preserved the gospel, they died like that. Abakristo benshi batemeranyaga n'ibintu bitari ukuri, ni ukuvuga ngo bari mu butumwa bwiza bapfuye muri ubwo buryo. How could they, even the die in order to preserve the gospel? Ni gute bageze naho gupfa kugira ngo barinde ubutumwa bwiza? Because they, took the gospel as the most precious the things in their life. Impamvu ni uko ubutumwa bwiza bufashe nk'ikintu cy'agaciro cyane mu buzima bwabo. Therefore, they could not deny the gospel. Byatumye batihakana ubutumwa They bwiza. could not deny God. Byatumye batihakana Imana. But on the other side, we can also see that so many, the so-called Christians who compromised. Ariko mu rundi ruhande ushobora kubona abandi bitaga abakristo bemeye gushyikirana. Actually, those who made a report to the Roman soldiers, the place where these Christians are gathered, they are the ones who used to be the members of the group. Abashyiraga ibirego ingabo z'Abaroma bazibwira aho abakristo bihishe n'abantu bahoze mu itsinda ryabo. Dear viewers, even in these generations, even though we are not persecuted like that, but so many people they compromise the word of God with their own thought. Nshuti mukurikiye, twe tubayeho muri iki gihe cya none, nubwo tudatotezwa bigezaho, ariko abantu benshi usanga bashyikirana n'ibitekerezo byabo. You see that when Bible says, if Bible says that that you are justified, it means that you are justified. Niba bivuze ko watsindishirijwe, bivuze ko waratsindishirijwe. If Bible says that you are sanctified, it means that you are sanctified. Niba bivuze ko wejejwe, bivuze ko warejejwe. If Bible says that you are redeemed eternally, it means that this eternal redemption was already accomplished. Niba bivuga ko wacunguwe byiteka, bivuze ko ubwo nyine gucungurwa kw'iteka kwasohoye. But now the people come up with so many questions. Ariko abantu benshi usanga bitwaza ibibazo byinshi. Hey, how can one become the righteous? Ese umuntu yamukira ate? It cannot, it is not understandable. Ibyo ntibishoboka. I don't know why they try to understand the Bible. Sinzi impamvu bagerageza kumva Bibiliya. Is there anyone who can understand God? Ese hari umuntu ushobora kumva Imana? You see that, the wisdom of God and the wisdom of man, these two are uncomparable. Ubwenge bw'Imana n'ubw'umuntu byombi ntibyagereranywa. But so many people, they try to analyze God with their narrow mind. Ariko abantu benshi bagerageza gusesengura Imana bakoresheje imyumvire yabo iciriritse. Therefore, they have no choice but to go astray continually. Bituma nta mahitamo bagira usibye guhora bayobagurika igihe And cyose. some people, you see that, they say to them, oh, now all of our sins are forgiven. Now, we have the salvation. Bavuga ati ibyaha byacu byose byarababariwe, kuri ubu dufite agakiza. That's why now we can live as we want.
impamvu dushobora kwibera ko twishakiye. Yeah, feel free. The faith is not important. Everything is under the grace. Bati rero mwisanzure, ibintu byose ni ubuntu kubera ko ibintu byose ni ubusa. And people, they just live however they want. Bigatuma abantu batangira kwibera uko bishakiye. You see that is the doctrine of Nicolaitans in the book of Revelation. Ni imyigishirize y'Abanikolaitu igaragara mu gitabo cy'Ibyahishuwe. The Bible says, I hate the doctrines of the Nicolaitans. Biravuga ngo nanga imyigishirize y'Abanikolaitu. Even in this generation, there are some groups who said that, now we are under the grace. That's why, we can do whatever we want. No muri biriya matsinda avuga ngo turi mu buntu dushobora kwikorera ibyo twishakiye. What is the heart of God? Ese umutima w'Imana ni uwuhe? You see that, that God gives us the salvation, the eternal redemption, so that we can contain and we can live with His heart. Imana iduha agakiza ariko gucungurwa kw'iteka kugira ngo tubashe kubana n'umutima wayo. Do you think that God gives us the freedom and the liberty so that we may live however we want? Ese utekereza ko Imana iduha umudendezo ndetse n'ubwisanzure bwo kwibera uko twishakiye? People in the Bible who received the grace of God, who received the heart of God, did they live however they wanted? Abantu muri biriya bakiriye ubuntu bw'Imana ese babaye uko bishakiye? People are so arrogant. Abantu bagira ubwibone cyane. They just know or learned the one or two things, and they say and they just think that as if they learned everything. Baba barize akantu kamwe gusa cyangwa se tubiri bakifata nk'aho bize ibintu byose. Dear viewers, I want you to learn the word of faith exactly. Inshuti mukurikira njye kumva kwiga ijambo ryo kwizera neza. To receive the salvation, to receive the eternal redemption, it is like to join the army. Kwakira agakiza, kwakira gucungurwa kw'iteka ni nko kujya mu gisirikare. After joining the army, you need to learn how to fight, how to work with your mate soldiers. Maze kujya mu gisirikare ukeneye kwiga uburyo urwana, uburyo wakorana na bagenzi bawe. You see that there are a lot of the things that you need to learn. Hari ibintu byinshi ukeneye kwiga. Even the spiritual lives, faith life, same. N'ubuzima bw'umwuka cyangwa se ubuzima bwo kwizera nicyo kimwe. When you exactly realize the salvation, bimenye neza iby'agakiza, eternal redemption, gucungurwa kw'iteka. Now God wants you to learn how to live the Christian's life. Iki gihe Imana ibishaka kugira ngo wige uko wabaho ubuzima bwa Gikristo. Therefore, that we provide this kind of opportunities for you to learn and for you to listen to the word. Now, let's think about the heart of Ruth. Now, the reason why the Ruth, she was able to follow the Naomi, it is because Ruth, she was able to receive the heart of Naomi. Without receiving the heart of Naomi, it would be impossible for Ruth to forsake everything and join her. You see, the reason why the Abraham was great. Actually, that he did not know where to go, but he received the guidance of God and he departed for the promising land. I believe that most of you are Rwandese. Is it easy for you to leave your home country for a foreign country and live there? I am from South Korea. It has been more than 10 years since I left my country. Many people, whenever they meet me, they ask me, isn't it hard for you to live abroad? Yes, it was not actually easy in the beginning. But now, frankly speaking, now I am more comfortable to live in Rwanda than Korea. I don't know whether you believe or not. But anyways, I'm sure that it was not easy for Ruth to forsake her country and join the Naomi. But how could the Ruth join Naomi? She must have received the heart of Naomi. She put her thought down. She put her calculation down. And she followed the guidance of the Naomi. How? Because she did not just count
the guidance of Naomi as the guidance of the mother-in-law, but the guidance of God. kubera ko ubuyobozi bwa nawe nabwo bafataga nk'ubuyobozi bwa nyirabukwe gusa bwo bafataga nk'ubuyobozi bw'Imana. And what kind of a heart did Naomi have in her heart? kandi se nawe yari afite umutima umeze ute muri we? Yeah, let us read one more verse. dusome ikindi cyanditswe kimwe. Now we can see the verse 20. dushobora kureba umurongo wa 20. The verse 20 says, umurongo wa 20 uragira uti, "But she said to them, Do not call me Naomi, call me Mara. For the Almighty has dealt very bitterly with me. I went out full, and the Lord has brought me home again empty. Why do you call me Naomi, since the Lord has testified against me, and the Almighty has afflicted me?" arabasubiza ati ntimukanyite Naomi ahubwo mujye munyita Mara kuko Uwiteka ngiriye ibisharira cyane navuye ino nuzuye Uwiteka angaruye iwacu nareyereye munyitira iki Naomi ubwo Uwiteka yanshinje ishobora byose yambabaje. I don't know if you have sensed this or not. sinzira ikimwe gisobanukiwe cyangwa mutagisobanukiwe. Out of mouth of Naomi, she continuously said, God, the Almighty, the Lord. mu kanwa ka Naomi yakomeje kuvuga ijambo ngo Imana ngo ishobora byose uhoraho. She used to say only about herself. iramenyereye kuvuga ibye gusa. She used to talk about her feeling, her calculation, her thought. ikavuga ibyiyumvo bye imibare cyangwa se ibitekerezo bye. But after Naomi received the heart of God, ariko Naomi amaze kwakira umutima w'Imana she continued said that God, the Lord, the Almighty. yakomeje kuvuga ati Imana ishobora byose Uwiteka. Now we can clearly see that in the heart of Naomi, that God is filled in her. kuri dushobora kubona ko mu mutima wa Naomi Imana yari yuzuyemo. Furthermore, we can see that Naomi, you see that, she said that, do not call me Naomi, but call me Mara. What does this mean? byongeyeho yaravuze ati ntimukanyite ukundi Naomi mujye munyita Mara. bivuze iki? Now the meaning of Naomi is the great pleasure. ubusobanuro bwa Naomi bivuze umunezero uhambaye. And people like pleasure, people like good things. abantu bakunda umunezero, bakunda ibintu byiza. Then what is the meaning of Mara? ese Mara bisobanuye iki? The meaning of Mara is bitterness. Mara bisobanuye ubusharire. Now, Naomi should realize this clearly. Naomi yaje gutabura neza iki kintu. I followed my thought, thinking that it will bring me the great pleasure. nakurikiye ibitekerezo byanjye nibwira ko bizampesha umunezero ukomeye. However, following my thought, it was so bitter. nyamara gukurikira ibitekerezo byanjye byabaye ibintu bizana ubusharire bwinshi. I went out full, navuye ino nuzuye, but I came back empty. none ngarutse nareyereye. This is what Bible says. iki nicyo Bibiliya ivuga. Dear viewers, nshuti mukurikiye, you can check what Bible says. ushobora kugenzura icyo Bibiliya ivuga. When do you think you can join God? You can follow God? utekereza ko ryari ushobora kwifatanya n'Imana? And when do you think you may depart from God? utekereza ko ryari ushobora kuva ku Mana? If you check the stories in the Bible, uramutse ugenzuye inkuru zo muri Bibiliya, for example, the prodigal son in Luke chapter 15. urugero umwana w'ikirara muri Luka 15. Now, in Luke chapter 15, this prodigal son, he left his father when he was full. muri Luka 15 umwana w'ikirara yavuye mu rugo rwa se yuzuye. He was with a lot of possessions. afite imitungo myinshi cyane. At the time, he was not able to stay with his father. iki gihe ntabwo ashoboye kubana na se. He left his father for far country. yavuye kwa se ajya mu gihugu cya kure. And he lost everything there. nuko aho mbere ye byose, And he became empty. nuko asigarana ubusa. When he became empty, asigaranaga ubusa, now we can see that this prodigal son, he returned to his father. tubona ko umwana w'ikirara yagarukiye se. Lot, you know Lot. Loti muramuzi. In the beginning, Lot, he followed Abraham. bigitangira Loti yakurikiye Aburahamu. At the time, Lot, he was empty. icyo gihe Loti yari afite ubusa. But as he was together with Abraham, ariko mu gihe yari kumwe na Aburahamu, now he began to have his own possession. yatangiye gutunga imitungo ye noneho. He became full. nuko arakungahara. Now eventually he left his uncle, the Abraham. amaherezo atase wabo ari Aburahamu. Naomi realized this clearly. Naomi ibi naje kumenya neza. Following my thought, ati gukurikira ibitekerezo byanjye, I thought that it would bring me the great joy and great pleasure, nibwiraga ko bizampesha umunezero n'ibyishimo byinshi, but it was not so. nyamara siko byagenze. It was so bitter for me to follow my thought. byari bimbere ubusharire bwinshi gukurikira ibitekerezo Now byanjye. Naomi clearly discovered this point. Naomi yaje gutabura neza iyo ngingo. That's why she said that, do not call me Naomi, but call me
Mara. cyatumye avuga ati ntimukanyite nawe umukundi wo mujye munyita Mara. Now Ruth also, she was able to receive the heart of Naomi. Rusi nawe yaje kwakira umutima wa Naomi. Wow, if I follow my thought, nkurikira ibitekerezo byanjye, you know, that even though it seems to be reasonable and safe, nubwo bisa nkaho byumvikana kandi bitekanye, but if I just follow my thought, it would bring me the great, you know, the digester. ndamutse nkurikira ibitekerezo byanjye bizanteza ibyago It byinshi, will bring me the great bitterness. bizanteza ubusharire bwinshi. Now the Ruth, she was able to receive this heart from Naomi. Rusi bashije kwakira umutima nk'uwo binyuze kuri Naomi. Dear viewers, Nshuti mukurikiye, you see that between the word of God and your reasonable and understandable thought, which one are you going to choose? hagati y'ijambo ry'Imana n'ibitekerezo byawe bizima bisa n'ukuri, ese uzahitamo iki? Now you see there is a voice that God likes to hear. Hari ijwi Imana ikunda kumva, God does this, God does that. ngo Imana yakoze iki, Imana yakoze iki. And there is a certain voice there's a certain sound that God does not like to listen. Nako hari ijwi runaka Imana idakunda kumva, I do this, I do that. ngo nakoze ibi nakoze biriya. But many people, they focus on themselves. Ariko abantu benshi bitaho ubwabo, I have to keep the law. bati ngomba kubahiriza I amategeko, have to repent. ngomba kwihana, I have to fight against sin. ngomba kurwana n'icyaha. People who are saying I. Abantu baravuga ko babikora, They keep following their thoughts, bakomeza gukurikira ibitekerezo byabo, thinking that, you know, that it will bring me the pleasure. batekereza bati rwose bizanzanira umunezero. But God wants to delete that word. Ariko Imana ishaka gusiba iryo jambo, And God wants to teach us. Imana ishaka kutwigisha. If you follow your thought, you will get the bitterness. Ngo gukurikira ibitekerezo byawe uzahura n'ubusharire. Following my thought, it is really bitter. Gukurikira ibitekerezo byanjye bitera ubusharire cyane. Once you exactly discover this, Mu gihe ibyo bitahuye neza, I'm sure that you will hesitate to follow your thought. ndamenyeza kuzashidikanya gukurikira ibitekerezo byawe. Even if Satan tried to deceive you to make you follow your thought, Naho Satani agerageza gushuka tumukurikira ibitekerezo byawe, you may have this function of a break in your heart. ushobora gufata feri mu mutima wawe. Okay, no, before believing in my thought, let me check what Bible says. Ukavuga uti mbere yo kwizera ibitekerezo byanjye reka ngenzure icyo bibiliya Oh ivuga. no, Satan is telling me that I am a sinner because I come into sin every day. Satani akubwira ko ndi umunyacyaha kubera ko nshobora buri munsi. Okay, before believing in this idea, Mbere ko nizera icyo gitekerezo, let me check what Bible says. reka mbanze ngenzure icyo bibiliya ivuga. Does Bible say that, you know, because you committed a sin, that's why even though Jesus died for your sins, you are a sinner? Ese bibiliya ivuga yuko ukora gukora ibyaha buri wese yapfira ibyaha byawe umunyacyaha? Oh, I have never read this kind of scripture. Cyanditswe nk'iki sinigeze gisoma. Bible never said that because I committed a sin, that's why the blood of Jesus became vain. Bibiliya ntigeze ivuga yuko ukora ko nakoze icyaha bityo amaraso ya Yesu yahindutse impfabusa. The Bible says that blood of Jesus is effective forever, eternally. Bivuga ko amaraso ya Yesu agira agaciro burundu kandi iteka ryose. I hope that you make a conclusion according to the Bible. Ni ko wafata umwanzuro ushingiye kuri Bibiliya, And then your life will change. icyo gihe ubuzima bwawe buzahinduka. Thank you very much. I will speak up to you. Murakoze cyane, reka nsoreze hano Let us pray. dusenge. Heavenly Father, we thank you. Data wo mu ijuru turagushimye, You have given us this beautiful evening. waduhaye umugoroba mwiza. I ask you to give us the wisdom so that we can receive your word as the prayer in our life. Ndagusabye kugira ngo duhe ubwenge bwawe kugira ngo twakire ijambo ryawe nk'iry'ibanze mu buzima bwacu. Father, if the word of God becomes the priority in our lives, I'm sure that in whatever situation we can speak hope. Data, ijambo ry'Imana ribaye iry'ibanze mu buzima bwacu, niringiye ko mu bihe uko byaba bimeze kose twavuga ibyiringiro. Father, actually it is impossible for us to become holy and for us to become righteous by our effort, by our determination. Data, mu bisanzwe n'ibishoboka ko twaba abera n'abakiranutsi binyuze mu mwete n'umurava wacu. But when we check the Bible, Ariko iyo tugenzuye muri Bibiliya, the Bible, you know, clearly states that through the offering of Jesus Christ, we have been justified. We have been sanctified. Bibiliya ivuga ko twatsindishirijwe kandi ko twejejwe n'igitambo kimwe gusa cya Yesu Kristo. Father, this is the truth. Nyagasani, ko ni ukuri. I hope that, you know, that everyone who watched this the sermon, you know, that allow them to receive this word in their heart. Niringiye ko umuntu wese ukurikiranye icyigisho mwemerera kwakira ijambo mu mutima we. Father, we thank you. Data, turagushimye. I pray everything in the name of Jesus. Senze byose nize mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yeah, thank you very much. Murakoze cyane. See you next time. Tuzasubira ikindi gihe.